Mwaramutse. Good morning. Haleluya. Hallelujah. Mpagaze imbere yanyu nshima Imana. I'm here to thank God. Ah, mu biruhuko bimaze amezi abiri hari gahunda twari twarateguye nk'urubyiruko rw'abanyeshuri. In this period of holiday, for 2 months, we prepared something for the youth, especially students. Twari twarabihaye topic ivuga ngo vitamin C. Yitwa vitamin C. The topic of that program was called 5 vitamin C. Kwitangira twari dukeneye ibintu byinshi ndetse ko twari dukeneye n'ibitekerezo byinshi. So as we began with the need of ideas and some other thing. Ariko tujya kuyitangira umuyobozi wacu yatubwiye ko muri iyo gahunda ikintu tugomba gukenera cya mbere ni ubuntu bw'Imana. But as we began, our leader said that first of all we need the grace of God. Mu by'ukuri nubwo yabitubwiye gutyo ariko ntabwo byashoboye kugera ku mitima yacu. But truly, even if he advised us that way, but this message didn't reach our hearts. Iyo gahunda twarayitangiye. We began the programs. Twatangiye tumurika imico y'ibihugu bigiye bitandukanye. So we started with the culture exhibition. Ndetse uwo munsi twari dukeneye ibikoresho bigiye bitandukanye, ubwo hasabaga amafaranga menshi. And that time we need a lot of money because of the use of different materials. Ndetse twari dukeneye n'abatumirwa bo kugira ngo tuze tubamurikira izo gahunda twari twateguye. And of course we needed some participants to attend that program we prepared. Rero njyewe muri iyo gahunda nari nshinzwe gutegura umuco nyarwanda. So in that programs I was in charge of Rwanda culture. Ubwo narimo nshaka ibikoresho bijyanye n'umuco nyarwanda byansabaga amafaranga 120. And as I was gathering the materials to do that exhibition of Rwanda culture, I had a budget of 120,000. Ariko ubwo nabibwiraga umuyobozi yarambwiye ati ayo mafaranga ni menshi. And as I spoke this to my leaders, he said that's a big amount of money. Arambwira ati genda ushaka ukuntu babwira bayagabanye. And then he told me, you go and ask to reduce. Nasubiyeyo amafaranga barayagabanya bayagira 72. And I went back and they gave the discount to 72,000. Ariko nanone ndongera ndamubwira uko byagenze, arambwira ati nanone ayo mafaranga aracyari menshi. And I reported, then he also said it is still big. Kubwanjye numva ngize ubwoba bwo kongera gusubirayo. And personally I had fear to go back again. Ariko arambwira ati muri gahunda utegura ugomba gushaka ubuntu bw'Imana. And then he told me in whatever preparation you do, you need the grace of God. Ansaba ko noneho nashaka muri bene data bashobora kuba bafite ibyo bikoresho. Then he advised that I can investigate whether some of brethren have such materials. Rero nanjye ubwo natangiraga gutekereza ukuntu najya gushaka ibyo bikoresho muri bene data, uwo mudamu washakaga kudukodesha ibyo bikoresho yarongera arampamagara ati bigeze he kutampa gahunda. And as I was preparing myself to deal with some brethren for such materials, I received a phone call of that business woman asking how far is our preparation. Ndamubwira ni amafaranga nayo twasanze ari menshi. And I got an opportunity to tell her that still the money is big. Arambwira ati ngaho
mbwira ayo ukeneye ko twakoresha nangahe. And then she said, how much do you want to pay? Ndamubwira ati ni ibihumbi 30. I spoke to her that we wish to pay 30,000 only. Arangije aranyemerera ati sawa nta kibazo reka dukoreshe ayo ngayo. So she said, okay, I agree. Let's we use that amount of money. Ku bwanjye nahise nishima cyane kuko byanteye kongera kwibuka ijambo pasiteri yambwiye ati mu byo ukora byose ugomba gukenera ubuntu bw'Imana. And then I was happy because, and it made me to remember the message I had that in whatever things I do, I need the grace of God. Ariko ku bwanjye nari naniwe cyane ntegura nshaka gahunda zose ko zigenda neza. But on my own, I felt tired because I was busy preparing, and my wish was the event to be successful. Kandi usibye kuba yaranyemereye kuba ayo mafaranga yayagabanya ndetse yamfashije no kubitegura. And apart from reducing the money, she also participated to help for arrangement. Rero kuko ubwo ngubwo nari maze kubona ko nkeneye ubuntu bw'Imana. At that time, I was convinced that I needed the grace of God. Na gahunda zose zakurikiyeho byanyoroheye kuba nazitegura. So, and this helped me to easily prepare the next programs. Noneho bintera kwegera bagenzi banjye. And it pushed me to go closer to my colleagues. Ahubwo noneho numva mbakeneye cyane kuko nkeneye kubagiriraho ubuntu. And I felt that I needed them so that I receive grace from them as well. Twahise dukurikizaho career talk. The next program was the career talk. Ndetse twari dukeneye urubyiruko rwinshi rugera muri 300. And we expected 300 participants. Ndetse nabo twarababonye. And this number of people came. Ndetse dukurikizaho na camp yamaze iminsi 2. And the next was the camp of 2 days. Ndetse nayo twari dukeneye urubyiruko rwinshi kuko niyo programme nini twari dusigaje. And this camp we needed many of participants because it was the last event. Ndetse twari dukeneyemo n'impano zigiye zitandukanye z'urubyiruko. And there was a program of youth talent. Twashoboye kuba twabona ubuntu bw'Imana muri izo gahunda zose twarateguye. And in all programs we prepared, we experienced the grace of God. Bijyanye n'imyiteguro twabonye muri izo gahunda ndetse n'urubyiruko twabonye ntabwo ari imbaraga zacu twakoresheje. So from the preparation and the participation, I can say that we didn't use our own power. Kuko twari dukeneye abavolontaire muri izo gahunda. And we needed some volunteers in all programs. Ariko Imana nayo yaradufashije turababona. And God helped, we got some. Nubwo twari twarateguye izo gahunda ariko ntabwo twari kuzishoboza ubwacu. Even if we were the ones who organized and prepared the programs, but by our own we couldn't execute. Rero twari dukeneye abantu badufasha muri izo gahunda. So we needed some people to assist. Ko umuyobozi yaratubwiye ati iyi gahunda nubwo nyikuriye ariko sinjye uzayikora. And then our leader said, even if I'm the leader of this, I'm not the one to execute it. Niyo mpamvu nanjye tugabana inshingano mukamfasha. That's why he said, I want that we share the tasks so that you can also assist me. Natwe byaduteye kwiga ndetse natwe dushaka abandi badufasha. And this made us to run, and we also got the same heart to find the others also to help. Noneho muri ubwo buryo tubona ibintu byose birakunze bigenze neza. And in that way we could see that everything went smoothly and successfully. Hagiye habamo utubazo tugiye dutandukanye ariko hari ijambo ry'Imana ryagiye rinkomeza. So of course some problems occurred, but I was strengthened by the word of God. Riri mu Batesalonike ba mbere. It is written in the book of 1 Thessalonians.
igice cya gatanu chapter 5, umurongo wa 16 verse 16. avuga ngo mwishime iteka. So it says, be joyful every day. Rero nubwo twagiye duhura n'ibibazo bitandukanye ariko njyewe icyo narebagaho cyane ni ubuntu bw'Imana nagiriwe muri izo gahunda. Even if we faced different challenges, I decided to only focus on the grace of God in whatever things. Ibyo bikantera guhorana amashimwe, And this made me to always have thankfulness. gahunda imwe yavaho iyo ubutaha nanone bitewe n'ayo mashimwe bikantera imbaraga zo gutegura gahunda ikurikira. And after one program, due to this thankfulness, I got power to prepare the next. Ndetse hari n'urubyiruko rwinshi twagerageje kugenda tuganira, And there are some youth whom we tried to have fellowship, ndetse dusangira n'ubutumwa bwiza, and we shared the gospel to them as well. kuko wenda tutari igihe kinini cyane kuba twabasobanurira byimbitse, ariko twabonye ko nabo bishimiye kuba babwakira. So, and even if there was a shortage of time, but we could see that they are happy with the message we shortly shared. Kuko n'icyumweru gishize hari abo nabonye bari baje gusenga, So even last week, some of them attended our service. kandi niringiye ko no mu giterane cy'urubyiruko bazaboneka, kuko naho twashoboye kuba twabona uburyo bwo kubatumira. And I have hope that they will attend the youth conference we prepare, because they have our invitation for it. Rero nanjye ndashimira Imana kubw'ubuntu bwayo yatweretse muri izi gahunda. And I'm thankful to God for the grace of Him we received in these programs. Murakoze cyane. I thank you.